Evangelize Le Monde Pro serivisi dutanga dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze kushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe utangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde. Yesu ashimwe bene data, ndashima Imana inshoboje kubyuka amahoro muri kino gitondo, nkashobora no gusoma ijambo ryayo. Buri iyo tugize turi amahoro, twari dukwiye gushima Imana. Uyu munsi turasoma muri Daniyeli igice cya 3 n'igice cya 4, Zaburi 81 n'ibyahishuwe 17. Ahantu rero hamfashije ni muri Daniyeli igice cya 3, ahantu bavuga inkuru z'aba bahungu ba Meshaki. Abahungu ndabakunda cyane cyane cyane. Ikintu mbakundira cyambere nuko bakunze Imana nta inyungu bari bazibonye. Imana yari yabagiriye neza igihe bangaga kwiyendurisha ibyo kurya by'umwami, hanyuma Imana ikihesha icyubahiro, igahishura ibyo umwami yari yarose. Bahita babona bese promotion, babona barazamuka rwose kuba uri impunzi, hanyuma ugahinduka nka meya w'umujyi. Ni ibintu bikomeye cyane kandi bose barazibona. Ariko hano ikintu nyine nabakundiye, iki nicyo kimenyetso cyerekana ko batakunze Imana kubera ibintu. Kubera ko baza kuba barakunze Imana kubera ibintu, bakabona barabonye umugisha ungana kuriya, hanyuma bagashyiraho kiriya kimenyetso, kiriya gishushanyo ngo gisengwe. Umuntu yari kuvuga ati narakomeye Imana, iki kimenyetso nintagisenga biranteza ikibazo, biratuma nsubira inyuma muri grade uko nari meze, simba nkikomeje kubako. Ariko bo siko babigenje. Muri kino gihe nibaza ko kenshi abantu basenga isengesho bavuga ngo Mana nawe urabyumva, urabona waranzamuye rwose, nta kandi iyo uzamuye umuntu nibyo ntabwo ujya umusubiza inyuma. Rero urabyemera kiriya gishushanyo gisenge, ariko umenye ko ngukunda. Ntabwo bari bahunga ariko bakoze. Nta nubwo babitinzeho, nta naho bigaragara bajya inama bavuga ngo yewe mureke two kugisenga. Byahise biza ako kanya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahagaze neza mu Mana uko Imana ishaka, hari ibintu biza ugahita wumva ngo kumva ntushobora kubikora. Nta n'icyo urimo kugisha inama, nta n'icyo uri buganirize na bagenzi bawe ngo wibaze niba uri bugikore, nuko n'umweru cyangwa umukara ugahitamo. Rero abangaba nabo bahise bahitamo. Ikindi kintu nabakundiye, bagumanye ubumwe. Waruzi ko ibintu byo kutagira ubumwe ari ibintu bibi cyane. Waruzi yuko iyo umwe avuyemo akavuga ati Jesse ngendana namwe, muhita mucika intege. Ni nk'uko nyine mwaba muri umugozi w'inyabutatu, noneho hagasohokamo umugozi umwe. Iyo ari inyabutatu hagasohokamo umwe, umugozi w'inyabubiri usanga nta mbaraga yenda ufite nk'uw'inyabutatu. Rero ikintu nabakundiye kindi, bashyize hamwe, barwanirira gukiranuka kwabo bashyize hamwe. Ikindi mbakundira ni hariya bavugaga ngo, muri Bible nasomye yo muri telefone yenda ntibabivuga, ariko hari aho babivuga mu Bible amwe namwe, bavuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza ukuboko kwawe, ngo ariko ngo niyo utadukiza ngo nta gituma turi gusenga kiriya gishushanyo. Uribaza gukunda Imana bigeze aho ngaho. Bantu b'Imana, mureke tuzamuke mu mwuka, nanjye nibwira tugera aho hantu.
yewe namaze kubona ko ikintu usabye Imana noneho ukagisaba ugishaka kamero nk'ijana, mbese nta chance ufite, nta gapurusantaje na kamwe usigiye Imana ko kuvuga ngo kiriya kintu nikitagenda ntacyo bitwaye. Oya, mbese ni 100%. Ariko mu by'ukuri hakaba harimo kwikunda, hakaba harimo gukunda iby'isi, hakaba harimo ubwoba, nibwo butuma dushaka ibintu 100%. None ukavuga uti Imana iravuga kwizera. Wafite kwizera, ngewe ukuntu nakubonye, kwizera ni uguturiza mu Mana, ni ukugira amahoro y'Imana. Ni ukuvuga ngo urasaba ikintu ariko ukigiremo amahoro, ukigiremo amahoro. Ubwo ni ukuvuga ngo ayo mahoro arasobanura ngo cyakunda kitakunda ntabwo biri buntandukanye n'Imana, kuko hari igihe dusaba ibintu tutazi niba uwo ari ubushake bwawe ariko atari ubushake bw'Imana. Kandi ntabwo bisobanura ngo ikintu ushaka iyo kitabaye bisobanura ko Imana itagukunda, bisobanura ko utazi gusenga. Oya, kuko ahubwo gahunda y'Imana niyo iba ni nziza. Hari igihe Imana yemera ko ibintu bikubaho kugira ngo bizavemo ikintu cyiza, kugira ngo bizavemo ubuhamya. Ndakurahiye ikintu uzabona cyatinze, yenda uzi ko Imana yabikubwiye, uko gitinda niko kigira agaciro, uko gitinda niko kigira imbaraga, uko gitinda niko kizahisha icyubahiro abantu benshi, kizahisha icyubahiro Imana mu bantu benshi, kizakora ku bantu benshi, abantu bose bagatangara bakavuga ati Imana yabo turayibonye. Kandi bikongera bikanagendana n'urwego rwo mu mwuka ugezeho. Iyo umuntu agikizwa, iyo Imana iramutetesha pe. Niyo wasaba ibintu bitafutuse irabigukorera, ikintu cyose usabye ikakigukorera kugira ngo ikuruze urukundo rwayo. Ariko kugenda ukura ntabwo ariko bigenda bihinduka, bikagenda bihinduka, bigasaba ko wihangana, bigasaba ko wizera, bigasaba ko uramya Imana muri ibyo bigeragezo. Ni ukuri bantu b'Imana, mureke dukunda Imana yacu 100%. Mureke dusabe ibintu ariko tubisabire mu gukura mu mwuka, harimo amahoro y'Imana. Aba bahungu ikintu cyabakijije nari amahoro y'Imana. Nubwo byaba bikomeye ukabijyamo mu mahoro y'Imana. Ahangaha kuri Daniel igice cya 3:30 haranditse ngo ibyo bishize umwami yogeza Sadraka na Meshaki na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gutsinda ikizami bantu b'Imana, Imana iranezerwa. Ni nk'uko haba nk'irushanwa bakavuga ngo umuntu uri gutsindira kiriya kintu, umuntu uri gutsindira irushanwa arabona igihembo iki n'iki. Ndakurahiye ntabwo wahagarara neza noneho ngo Imana ntiguhembe. Imana igomba kuguhemba byanze bikunze, kandi icyo gihembo kikakora umurimo muri wowe, kigakora n'umurimo mu bagukikije. Urabibona ko uyu Nebukadinezari yashyizeho itegeko ubwe, aravuga ngo umva, abantu bazagira icyo bavuga nabi ku Mana y'aba bahungu, ngo ashyiraho itegeko. Mbere yari yashyizeho itegeko ryo kuramya kiriya kigirwamana, noneho arahindura ashyira itegeko riramya Imana y'Abameshake, kubera ko yayibonye. Ntabwo Imana yacu abantu bazayibona bidaciye muri twebwe. Ni ukuri rero Imana idufashe dushobore guhagarara neza, dushobore guhesha Imana yacu icyubahiro. Ufite aba bahungu bahesheje Imana icyubahiro mu byo dukora byose, ibito n'ibinini. Duhesha Imana yacu icyubahiro kandi tuzagororerwa binini cyane, kandi uko kugororerwa kwacu kuzazana benshi ku Mana, kuzazana benshi kuri Yesu. Yesu abagirire neza bene data.